baragenda, Imana ishaka igitambo, yica umwana w'intama kugira ngo ibashe kubarengera, kugira ngo ibashe guhisha ubwambure bwabo. Uyu munsi nawe warubatse biranga, kubyara byaranze, ndagira ngo nkubwire ngo inyenyeri yawe y'urushako yazimye. Uyu munsi unyemerere ngo usengere Imana ibashe kwaka. Yesu ari kuguhamagara, ngwino, ntabwo agushakira ikibi, aragira ngo akubabarire. Benshi rero ntabwo mwakiriye imbabazi z'Imana. Kuva aho ngaho ikibi cyangwa se Satani yashuka umuryango ugasenyukira muri Edeni, Imana yahise itanga imbabazi. Nubwo yatanze ibihano, ariko yatanze imbabazi nyuma. Umuntu yahamagaye ikamwitaba, umuntu yahamagaye akayitaba. Buri wese yahishe ubwambure bwiwe. Uyu munsi Imana ihishe ubwambure, ihishe ibintu byose, ibashe gukuraho ibintu byose by'imikuku. Umunsi nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira uburyo inyenyeri yawe y'urushako yakwaka. Waba utarashaka, waba warashatse, waba warahiriwe n'urushako cyangwa utarahiriwe n'urushako, ndagira ngo nkubwire ngo utege amatwi, ubu buhanuzi burakomeye kandi burakureba nawe. Ndagira ngo tubanze dusome nihuse. Haranditse ku murongo wa 8, iyi bivuzi bivugira mu mabanga, yabisohoza rubanda bakabibona. Iyi bivuzi bivugira mu mabanga, yabisohoza abantu bakabibona. Imana iyi bivuzi bivugira mu mabanga, yabisohoza abantu bakabibona. Yesu we yabivuza bivugira mu mabanga, yabisohoza rubanda bakabibona. Iyi bivuzi bivugira mu mabanga, yabisohoza rubanda bakabibona. Iyi bivuzi bivugira mu mabanga, yabisohoza rubanda bakabibona. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Uko niko twinjiye mu mugoroba w'ubuhanuzi bw'uyu munsi. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nguhaye ikaze rero wowe duteranye bwa mbere, nawe duhora duterana udahwema gukurikirana Team of God TV. Nawe nguhaye ikaze muri uyu mugoroba w'ubuhanuzi. Ushobora kwibaza ati ese noneho ni igiki Imana yantumye ku bwoko bw'Imana, cyangwa se ni igiki Imana yantumye kubwira abantu bayo. Imana ishimwe cyane. Ntujye kure rero ya screen ya telefone yawe, cyangwa se screen y'imashini yawe, cyangwa se screen ya televiziyo yawe. Ntujye kure, ubanze wumve buno buhanuzi. Burakureba urwego waba urimo rwari rwose, aho waba uri hose, nawe burakureba. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo ni igiki tugiye kuganira, cyangwa se ni ubuhe buhanuzi Imana yampaye. Uyu munsi rero Imana yampaye ubuhanuzi bwibanda ku nyenyeri y'urushako. Icyo bita inyenyeri. Inyenyeri muri make, muri video zikurikira nako zabanje, nabanje kubisobanura. Nabanje kubisobanuraho inyenyeri cyari cyo. Inyenyeri ni umugisha umuntu avukana akivuka, akiri urusoro mu nda ya mama wiwe, bakamara kumubyara ageze ku gasozi. Uburya uburi full package y'imigisha yose ibaho ishoboka yose hano kuri iyi si. Ariko iyo ugeze hano kuri iyi si, ababisobanukiye cyangwa se abafite imbaraga z'umwijima, hari igihe baza bakazimya inyenyeri y'umugisha wawe. Uyu munsi rero ngiye kuvuga uburyo, ngiye kukubwira ubuhanuzi Imana yantumye ku bantu inyenyeri yabo y'urushako yazimye. Ndakubwira rero n'uburyo inyenyeri yawe, biraza gusoza nkubwiye n'uburyo inyenyeri yawe yakongera ikaka, inyenyeri y'urushako rwawe. Ushobora kwibaza ati ibi ntibindeba kuko ndi umukobwa cyangwa se ndi umusore ntarashaka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo waba warashatse, waba utarashaka, nawe birakureba. Ushobora kuba warashatse ukaba utarahiriwe n'urugendo rwo gushaka, ariko haracyariho ubundi buzima, haracyariho iyindi nzira, inyenyeri yawe ikaka. Yesu arashaka gucana inyenyeri yawe y'urushako rw'uyu munsi. Cyane cyane wowe rubyiruko, wowe utarashaka, utarinjira muri urwo rugo, ukeneye kurwinjiranamo inyenyeri yaka kandi itazima. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru ikomera umugisha. Ndagira ngo rero tubanze twiragize Imana muri aka kanya. Ndagira ngo tubanze dusabe Kristo azabane natwe. Atari mu ruhande rwacu, ari wowe ntabwo wabasha kumva buno buhanuzi ngo ubwumve neza mu buryo bw'umwuka, ari nanjye ntabwo nabasha kubugusobanurira neza mu buryo bw'umwuka. Reka rero tumwiragize aho uherereye hose, unyihanganire gato n'izi minota mikeya, tubanze dusengana Imana. Ntabwo ndi bugutindire, ndaza gatoya, ntujye kure, turasozanya ngusengera, nkubwira n'amagambo, nkwaturiraho amagambo. Wowe inyenyeri yawe y'urushako yazimye, ntabwo mbizi uburyo yazimyemo, ariko icyo nzi nuko Imana yampaye ubutumwa ku muntu wese aho aherereye mu gihugu yaba arimo icyo ari cyo cyose, ku myaka waba ufite iyo ari yo yose, aho waba uvuka hose, ku muntu wese ufite inyenyeri y'urushako rwiwe ugasanga inyenyeri yarazimye.
nta mugisha wigeze ugirira mu rushako. Nawe ukeneye kugirira umugisha mu rushako, ndagira ngo untege amatwi wumve ubuhanuzi, wumve ijwi ry'Uwiteka rivugira muri njyewe. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Reka tubanze twiragize Kristo azabane natwe muri uyu mugoroba w'ubuhanuzi. Iyi ni Team of God TV, njyewe tugiye kuganira, nitwa Prophet Alegisi. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Tutarasenga, niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri iyi channel cyangwa se kuri YouTube yacu, ndagira ngo ngusabe ukande subscribe. Nusoza kuyikanda ukande like, usharinge n'iyi video, uraba uduhaye ubufasha. Nukuri nawe uraba winjiye mu muryango mugari w'aba Team of God TV. Dutangirira mu mwuka tugasoreza mu mwuka. Uwiteka guha umugisha. Reka rero twinjire mu gice cy'umwuka Yesu abashe kukitwinjizamo. Reka dutangire fondasiyo y'ubuhanuzi bwacu bw'uyu munsi, tubwiye Kristo aza tuyobore impande n'impande aho duherereye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, wowe uri kundeba. Uwiteka Mana, ndagushimye, ndakubashye, ndakunezerewe. Ngushimiye ko wabanye natwe, ngushimiye ko waturinze, ngushimiye ko warinze abakunzi ba Team of God TV, ngushimiye ko warinze Mwami Imana abakunzi b'ubuhanuzi buturuka kuri wowe ariko buciye muri njyewe. Mu izina rya Kristo ndagushimiye. Ibendera ryawe rero ndarizamuye kugira ngo Data ururukwe uzubane na buri wese uri kureba cyangwa se uri kunkurikirana, ubashe kumwezaho ibyaha bye byose, umweze umutunganye. Umwambure umwambaro mubi Satani yamusize, ahubwo umwambike umwambaro w'igitinyiro n'igikundiro, umwambaro utariho ikizinga, umwambaro umukwiriye. Abafite ibibazo bitandukanye aho baherereye mu isi hose, barimo barumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se ururimi rw'umwuka, ndagira ngo Data ubashe kubafasha. Ineza yawe n'ubuntu bwawe n'icyubahiro bibashe kubageraho n'igitinyiro cyawe. Ndasenze izi saha, Mwuka Wera abashe kuyobora abarimo barandeba, Mwuka Wera abashe kuyobora abari kunyumva, Mwuka Wera abashe kuyobora abishimye, Mwuka Wera abashe kuyobora Mwami Imana abababaye, kandi buri wese buno buhanuzi abukuremo igisubizo, arisivinga imbaraga zidasanzwe zimukure mu rwobo yararimo, urwobo urwo ari rwo rwose, rwaba ubw'ubukene, rwaba ubwo kwambara ubusa, rwaba ubwo kubura akazi, rwaba ubw'uburwayi, urwo rwobo rwose buri wese ari gukurikirana Mwami Imana buno buhanuzi bwawe bw'uyu munsi, abashe kubona ukuboko kwawe n'ineza yawe. Inzozi ziwe zihinduke, abone umugisha wawe, umuremere ubuhamya, nzabone Mwami batanga ubuhamya muri komenti yuko hari icyo byabafashije cyangwa se hari aho wabakuye. Si ubwa mbere ukorana nanjye, n'ubu ngubu ugiye kunkoresha Mwami. Ndagusabye ngo ntaba ari jyewe unkozeho ikara ryaka ku munwa, mvuge mbwirijwe nawe, jyewe nsingira icyo nongeraho cyangwa se icyo ngabanyaho. Mwami, bisabye nizeye ndi mu izina ryawe, amen. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Tudatinze, ntabwo turi butinde, ndagira ngo twinjire mu buhanuzi bw'uyu munsi, inyenyeri y'urushako. Ndagira ngo gatoye tubanze dusome icyanditswe kigaragara mu Itangiriro, mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 8. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Imana yo mu ijuru iduhe umugisha. Ndagira ngo dusome twitonze. Narababwiye ngo ninjya njya gusoma uno murongo, ujye ureba, ujye ufata ahantu agakayi cyangwa se agakani, wandikemo, ujye ufata agenda wandikemo ino mirongo kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibyo nabashije kuvuga. Nawe wiherere iri ijambo rya Bibiliya ni ijambo ritera imbaraga. Ni Bibiliya usoma ukumva uraryohewe, Bibiliya uyisomye wumva ugize umunezero, Bibiliya uyisomye wumva ubuhanuzi bwose burimo hano, bwose niho bukubiye. Imana ivugana nawe udakeneye umuntu. Nyemerera uyu munsi, kubera ko Kristo yankojejeho ikara ryaka ku munwa, reka Imana ivugane nawe ikoresheje njyewe uyu munsi. Ni igitangaza uburyo inyenyeri yawe, ngiye kukubwira uyu munsi, nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira uburyo inyenyeri yawe y'urushako yakwaka. Waba utarashaka, waba warashatse, waba warahiriwe n'urushako cyangwa utarahiriwe n'urushako, ndagira ngo nkubwire ngo utege amatwi, ubu buhanuzi burakomeye kandi burakureba nawe. Ndagira ngo tubanze dusome nihuse. Haranditse ku murongo wa 8, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya Nimusi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi. Amaso bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi, amaso y'Uwiteka Imana. Umurongo wa 9, Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza ati urihe? Imana ishimwe cyane. Uwo mugabo nta wundi Imana yahamagaye na Adamu. Adamu na Eva nibo bantu babanje kubaho mbere yacu twese. Ntago ndi bubisobanure cyane, ndagira ngo nihute vavangire ku buhanuzi. Nibo bantu babanje kubaho mbere yacu twese. Niba ari bo bantu babanje kubaho mbere yacu twese, bagezeho ni inkuru ndende, atari yo nje kukubwira uyu munsi, ahubwo nje kukubwira uburyo inyenyeri yawe yakwaka.
noneho umuryango ni ahangaha watangiriye. Satani atangira gukora ubugambane, atangira ubushukanyi. Satani akorera mu mugore, kubera ko umugore yari yavuye mu rubavu, hari imbaraga atari afite, ariko Adamu we yari ayifite, kandi umugabo yari atojwe kuba hafi y'umugore wiwe. Birangira inzoka igiye ku munyantege nkeya iramushuka. Izi saha Imana ivuma inzoka, ivuma na Adamu, ivuma na Eva. Ibyo ni ibintu byinshi cyane birebire, ariko icyo nje kukubwira, byaje kugeraho Adamu na Eva bumvisha imirindi y'Imana bajya kwihisha. Uyu munsi wenda kubaza aho wihishe. Wubatse urugo ntibyakunda, impamvu byanze gukemuka, wihishe he? Abantu benshi murihisha mu bikomere, mukanga kujya kubwira Imana. Yenda Imana muyisenga mushaka kugira ngo ibigaragarize nk'uko ubona umuntu, cyangwa se nk'uko uri kundeba kuri kamera yawe. Ntabwo Imana izigaragaza gutyo. Imana yigaragaza mu mirimo. Niba utari unabizi, Imana yigaragaza mu bikorwa. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ubuhanuzi bwa mbere, gerageza utabaza Imana, uyitabe, irimo iraguhamagara. Muri icyo kigerageza urimo, iyo nyenyeri yawe yazimye, wubatse urugo ariko ntago rwagukundiye, tabaza Imana. Wowe uri umusore urashaka kubaka urugo, ariko ntabwo uzi ibyo uzahuriramo nabyo. Umuntu muri kutiretana, mu fiance wawe, ntabwo ubizi neza imico ye, kuko nimwarerewe hamwe, nta nubwo uzi kavukire yiwe. Nawe ndimo ndakubwira ngo tabaza Imana, cyangwa se itaba Imana irimo iraguhamagara. Yitabe, urimo iraguhamagara. Tera intambwe, wikwihisha, vaho wihisha. Ushobora kuba wihishe mu itorero, ushobora kuba wihishe muri korali, ushobora kuba wihishe mu ivugabutumwa cyangwa se mu bupasiteri. Ibyo byose ntaho bigendaniye n'urushako. Byashoboka ko usenya uri pasiteri, byashoboka ko urugo rukunanira uri umuvugabutumwa, byashoboka ko urugo rukunanira uri umuririmbyi muri korali, byashoboka ko urugo rukunanira uri umunyamasengesho. Ikintu kimwe gusa, intwaro ya mbere ni ukuvaho wihishe, ukareka ibyo wishingikirije byose birebana ku bantu, ukitaba Kristo. Arimo aragushaka, ni ijambo ry'ubuzima agira ngo akubwire. Igituma nyuma yaho ukomeje ino process, usanga hari igihe cyageze baritaba. Adamu na Eva bitaba Kristo, bitabye Imana, baragenda. Imana ishaka igitambo, yica umwana w'intama kugira ngo ibashe kubarengera, kugira ngo ibashe guhisha ubwambure bwabo. Uyu munsi nawe warubatse biranga, kubyara byaranze, ndagira ngo nkubwire ngo inyenyeri yawe y'urushako yazimye. Uyu munsi unyemerere ngo usengere Imana ibashe kwaka. Yesu ari kuguhamagara, ngwino. Ntabwo agushakira ikibi, aragira ngo akubabarire. Benshi rero ntabwo mwakiriye imbabazi z'Imana. Kuva aho ngaho ikibi cyangwa se Satani yashuka umuryango ugasenyukira muri Edeni, Imana yahise itanga imbabazi. Nubwo yatanze ibihano, ariko yatanze imbabazi nyuma. Umuntu yahamagaye ikamwitaba, umuntu yahamagaye akayitaba. Buri wese yahishe ubwambure bwiwe. Uyu munsi Imana ihishe ubwambure, ihishe ibintu byose, ibashe gukuraho ibintu byose by'imikuku bya Dodani biri mu muryango wawe. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yo mu ijuru ikurengere. Reka nkubwire ibyahishuriwe Yohana. Mu byahishuriwe Yohana we yarabihishuriwe, Imana yaramusanze iramuhishurira. Reka nkubwire uburyo yamuhishuriye. Tubanze tuhasome ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana 22:16 aranditse ngo, njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwene ibyo kubw'amatorero. Ni njye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuru we, kandi ni njye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire, Yohana we yahise ahishurirwa no magambo. Imana irimo irivuga ngo niwe nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Izi saha Imana ivuganye nawe, iraza mu buzima bwawe, inyenyeri yazimye y'urushako yongere yake. Hari abantu bakoresha amagambo atari meza kandi adashimishije. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo wakoze, unyumve neza kano kantu, nyumva neza buno buhanuzi ngiye kukubwira, aribwo ugiye kugenderaho, cyane cyane muri uyu mugoroba w'ubuhanuzi. Ndagira ngo nkubwire muri uyu mugoroba w'ubuhanuzi amagambo ugomba kwirinda. Niba uzi neza yuko hari ikintu wagerageje wowe ntiwakigeraho, ariko nawe hari icyo utegereje ku Mana kugira ngo ubashe kukigeraho, wigendera ku bantu bagerageje ibyo bagerageza bikanga. Wigendera ku bantu bagerageje kubaka bikanga. Wigendera ku bantu bagerageje gucuruza bikanga.
wigendera ku bantu bagerageje kubaka inzu zabo bikanga, wigendera ku bantu bagerageje kudepoza kugira ngo babone akazi bikanga, abo byanze byaranze. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ugeze muri Yesu biremera. Icyo nsabwa gusa kukubwira njyewe uyu munsi, ngwino kuri Kristo, wikwiherera ngurire uvuge ngo na runaka byaranze, ngo tuvukana byaranze, ariko ntabwo uzi dodani imuri imbere. Birashoboka yuko yaciye inzira Imana itamunyujijemo. Wowe inzira nta yindi, ni kuri Kristo. Biracyashoboka yuko wasenya urugo rwa mbere, urwa kabiri rukakubera rwiza. Bikubeshye. Iyo ugeze muri Yesu biremera. Iyo ugeze muri Yesu urushako ruremera. Iyo ugeze muri Yesu gucuruza biremera. Iyo ugeze muri Yesu kwambara neza biremera. Iyo ugeze muri Yesu gupfusha birarangira. Iyo ugeze muri Kristo urubyaro urarubona. Iyo ugeze muri Yesu iyo wamugezeho niwe upfumbase imigisha yawe yose mu kiganza. Burya nubona inyenyeri yawe yazimye, ntabwo Satani azimye inyenyeri yawe ngo ayijyane agenda aba ari wayicanira, cyangwa se akoresha abarozi, cyangwa se akoresha abapfumu, cyangwa se akoresha abanzi bawe abanyesha ari kuri wowe. Abo yakoresha bose, inyenyeri yawe iyo yazimye, burya ntabwo uyijimije ari wayitwara, ahubwo Imana ihita ifata ya nyenyeri yawe izimye ikajya kuyibika ahantu, igategereza igihe uzavaho wihishe kugira ngo ibashe kwatsa ya nyenyeri yawe. Uyu munsi muri uyu mugoroba w'ubuhanuzi, ni iyihe nyenyeri ushaka ko Imana yatsa ku buzima bwawe? Ese nawe inyenyeri yawe y'urushako yarazimye? Uri kubona ukabona imiraba mu rukundo rwawe, cyangwa se ukabona imiraba mu rugo rwawe, cyangwa se ukabona imiraba mu rushako rwawe, cyangwa se ukabona imiraba mu rubyaro rwawe, cyangwa se ukabona imiraba muri bizinesi yawe. Nihe ufite imiraba? Nta rumuri ruhari. Ariko byahishuriwe Yohana, we yarabivuze, aravuga ngo Yesu niwe buye rizima, ngo Yesu niwe yacana inyenyeri yawe kugira ngo ubashe kongera ugere ku mugisha wawe Imana yagusezeranyije. Ntabwo nzi uwiteguye kuba warahiriwe. Ndagira ngo sengere bano bantu. Ushobora kuba uri umukobwa witegura gushaka, ukeneye ko inyenyeri yawe y'urushako uyigendana ukayinjirana muri urwo rugo ugiye kujyamo. Ushobora kuba uri umusore, inyenyeri yawe y'urushako ugomba kuyinjirana. Ushobora kuba warashatse ariko ntiwahirwa n'urushako. Hari inyenyeri yazimye. Iyo nyenyeri yazimye kuba utarahiriwe, hari abahiriwe, hari abari guseka, ariko wowe urimo urarira. Uyu munsi byaramarira. Nyemerera gusengera Imana kugira ngo bibashe guhinduka umunezero. Nawe winjirana amashimwe, uhagarare ku gatuti k'abashima kurusha guhagarara uve kuri ako gatuti wamuhagarara uririra abantu batakumva. Uyu munsi ririra Kristo. Yesu arimo araguhamagara muri iyo ngobyi wicayemo. Nubwo Satani yagushutse agateza akavuyo mu rugo, nubwo byagenze gute, ukimura Imana, ndagira ngo uyu munsi wimike Kristo, inyenyeri yawe y'urushako yongere yake. Muntu wowe waragerageje, nibyo koko waragerageje biremera. Wowe waragerageje uhirwa n'urushako, waragerageje uhirwa no gucuruza, hari byinshi byaguhiriye, ariko hari abo bitahiriye. Ndagira ngo nkubwire nawe ufashe udutanga umusada, dusengera abataragerayo kugira ngo nabo babashe kugerayo, kubera yuko twese Kristo yadusezeranyije umugisha ubwo yadupfiraga ku musaraba akavuga ngo mfite inyota. Yari afite inyota yo kubona wowe nawe wabayeho neza, wavuye muri ubwo bupfubyi. Yesu yari afite inyota, ariko umusaraba yarabivuze, yaravuze ngo mfite inyota. Yari afite inyota yo kubona ingumba zabyaye, yari afite inyota yo kubona wakijijwe wavuye mu biyobyabwenge, yari afite inyota yo kubona ineza y'Imana mu buzima bwawe no mu mibereho yawe. Haracyari iyindi nzira, haracyari ayandi mahirwe. Reka twatse inyenyeri. Nyemerera ngo usengere kino kiganza cyane kibashe kwatsa inyenyeri y'urushako rwawe. Witeka Mana, ndagushimiye, ndakubashye, ndakunezerewe. Mu izina rya Kristo ndasenze kugira ngo ubashe Mwami Imana kwatsa inyenyeri ya buri wese twabanye muri uyu mugoroba w'ubuhanuzi. Mu izina rya Kristo, nkuko wabintumye niko mbishohoje, nkuko wantumye kukuvugira niko mbishohoje, nkuko wantumye Mwami Imana ntacyo nongero nta nicyo ngabanyijeho. Mu izina rya Kristo, ngaho rero baremera amashimwe, bagirire neza. Ndirukana karande y'urushako, ndirukana karande y'umuryango, ndirukana karande yo kutabyara, ndirukana karande yo kutagira umugisha kuri bamwe. Mu izina rya Kristo, ineza yawe yamamare, ubaremera amashimwe utagendeye kuri kavukire n'isura n'uburyo bareshya. Ndabizi kuri Imana, kandi uri Imana ibabarira kandi igirira neza. Ukeneye imbabazi abashe kuzibona. Mbisabye nizeye mpagaze mu butware bwawe. Amen.
Imana yo mu ijuru ishimwe cyane, kandi Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Ndagira ngo ngusabe rero, niba ari ubwa mbere waruteranye natwe muri uyu mugoroba w'ubuhanuzi, kugira ngo ujye mu ba Team of God TV, nawe ujye uhora ubona ubuhanuzi uko bwije n'uko bukeye, Imana ivugana nawe aho waba uri hose, wibereye mu kazi, aho waba uri hose uri hanze y'u Rwanda. Ndagira ngo ngusabe, kanda subscribe, nusoza ukande like, usige na comment na sharing n'iyi video. Iyo niyo nkungu uba uduteye, nawe uraba ugiye mu ba Team of God TV. Kandi ndakurarika buri gihe saa moya z'umugoroba jya uza dutaramane. Ni ukuri uhisemo neza kuba warahisemo Team of God TV. Shalom, ndagukunda cyane. Reka dusubire muri video iri bukurikire. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha.